banyarwanda nyarwandakazi muntu nawe uri ahantu ngingamba ngabijwe namwe nizina ry'Imana kuri guca muziko n'ibishyigyo birasanzwe isi misanga isa gusinya igitamo ndimo ndatanga ndimo ndaburizwa wanjye wese ngabo dukunda tubagereho tusabageraho ryari kwizijya navuze ko tumukunda abo papa ni daddy n'umwuga ariko mu rwaro twifuza neza ry'Imana gukunda abangabo ni munyemere rero mbereka yuko nahageze utazanca mukagira ngo namanyanga mwari munda abantu kwizijya uri imfura cyane ndabifuza kuba kera izina ry'Imana we isanga ariko ntabwo uri wenyine gikundira mwabye mu Banyarwanda nicyo kizagituma mu strong kabisa kandi abantu barahari aba n'abantu biteretse bose b'abanyamafaranga bafite imitima myiza nanjye mwarimo nahageze amafaranga kugenda nyoboka ngo uzaga gusanga nariteretse y'inyoboka Yibona n'ubwanga sigarumira kuri mikoro nkavuga ati reka sindiya byataraje kandi urande ndiri utarajya kwira mikosi nzica kwa izina ry'Imana rero ndahari ebanda kadukunde rero kugira abantu ko umeze neza uyu munsi meze neza kabisa meze neza abantu baransura babangireho ndimo ndakira abaganga barimo baranyitaho yego inshuti abavandimwe abo dukorana abo dukora umwuga umwe bose barahageze zandani ziratambuka neza cyane zandani ziratambuka abarwayi nabo bafite ibibazo byabo nabo bajya bumva muri ibyo yakoze bari kuri motivation y'ihamba ubwo ni rwo rwego mu gitondo baraza nkabanyurizamo gake gake bazamuzanira twe kuzitanga barabyumva asante sana turabyirukana tutizime ndayikanga mitu maganane nabo n'uwa mbere mu kwiruka nabo hantu mba njyewe ngenda burana profitiraga muri pratique ibaze ko ntafashwe n'isomo kandi nigaga biology gusa zonyine ariko izi siporo zonyine zo ngavuga ati practice nda maximiza muri maximum abana bato ariko dukunda abantu bantu rero ngiye tubivuga bati ndamune guca inkoro ushaka iki bisinge mbaye oya nta kintu mbaye kwizina bizaba ibintu bakunda none se ucinya inkoro ubundi ku muntu umubwira ko umukunda ari ikibazo inkoro umuntu umushyira hasi ucinya inkoro umuntu hari umubare w'abantu batamukundaga bahita bamwikundira muri ya nkoro yawe ataramuzi ubwo se iyo si inyungu umuntu umundira abantu rero ibyo bintu byinshi namuzaga surprise ntabwo nari mbyitera ntabwo nzi kuri aho uziyegereye ku kazi